byose ni neza cyane. Hanyuma rero wari ubikomojeho mu kanya ku munsi w'ejo, ntabwo ikipe ya Etincelle yatojwe n'umutoza wayo Seninga Innocent, umwe matoza wagaragaje nyine impinduka zikomeye cyane mu ikipe ya Etincelle. Yasanze iri habi arayizamura. Etincelle inakina neza cyane, ndetse n'umukino wo ku munsi w'ejo yasize awuteguye nk'uko yabivuze, kuko mbere y'umukino yari afite amanota 29 kutsinda n'ubundi byasobanuye ko yagize 32 yahise aca kuri Musanze. Nubwo atero toje ariko amagani equipe uko imeze ihagaze uburyo iri Sudan nakaboko ka Seninga muri saison cyakoze muri Etincelle ni ikintu kiragaragara buri wese. Ariko yarahagaritswe. Kuki yahagaritswe? Perezida wa Etincelle yaganiriye avuga impamvu Seninga Innocent yahagaritswe, ariko natwe turashyira agakeregeshwa. Nyuma yo kumuganiza inshuro nyinshi mu bikorwa bimwe na bimwe bidashimishije no mu bintu byacamo ekipe ibice, twaramuganije turamusura turamwihanangiriza biranga, ariko mu magambo na nimugura mbere ko tumuhagarika twabaje kwamuganiza ngo byarangiye turataha, ariko nyuma za kuri ndi kosa ubwo byawe ngo turebe mu makosa yose tumuhagaritse by'agateganyo. Ibyo ngibyo ni ibanga, ntabwo ari ngombwa bigiye kwitangazamakuru, ibyo byose nari ngombwa byihanze n'ibyo mu mbere muri Etincelle. No kuba umwana wa APR ibyo ni giti cye na marangamutima ye, ariko ntabwo ihuriye n'ibya APR, cyane ko yanganje na APR busubye wabimuhora mu amarangamutima y'umuntu ntabwo yamuhora, ahubwo ureba kuri tele ibiri kuba ndi kuri tele oya mu boke nabyo biri mu nabyo muri ibyo byose byo guca umwuka muri ekipe indi mikorere idahwitse nabyo biri mu byose. Ntabwo banditwe komite oya, ibyo ngibyo ni ukubeshya. Urumva namageze nka perezida turakora inama na komite turebe ibyo batubwiye byose niba ari ukuri, ko ni byinshi dufite ibirego byinshi, ariko hari ibyo twibonera, ariko hari bimwe ureze asanga duhure na komite dufata umwanzuro, ariko ni umutoza mwiza, ariko yakoze udukosa nyine agomba guhanwa. Seninga Innocent yarahagaritswe kubera amakosa. Perezida avuze ati hari ibintu akora bishobora no kuba byaryanisha abakinnyi, bikaryanisha staff, bigateza umwuka mubi muri equipe. Icyo ahurizaho natwe twese, Seninga Innocent ntabwo ari umutoza wananiwe gutoza arabizi, anabikora neza, ariko ibijyanye n'imyitwarire n'imibanire nicyo ngira ngo bamuha. Ejo nagerageje guhamagara muri Etincelle mbazamo izandani, hari ibintu byinshi bambwiye. Mbere na mbere uburyo bazanye Seninga, kuko Seninga reputation yarafite mu maklub yo mu Rwanda urayizi, mbere ko ajya muri Djibouti, mbere ko ajya muri Djibouti urabyibuka aho yagiye anyura mu makipe amakipe yose yagiye azenguruka muri shampiyona. Hari byinshi yagiye avugwaho, kuva yirukanwa na Musanze FC n'umutoza za Sunrise, n'umutoza avugaga ibintu byinshi bijyanye no kunywa icupa mu masaha y'akazi. Musanze muri buka case yigeze kuba ikomeye cyane muri Covid, mu gihe cyaguma mu rugo, aho yafashe abakinnyi akabavana muri camp akabashyira inyuma mu modoka, akabashyira mu modoka akabajyana kubyina no ku icupa muri guma mu rugo. Icyo gihe byarabaye muri Musanze FC, baramwihanganira asaba imbabazi. Abantu muri Etincelle abayobozi banyibutsaga nyine byabaye ari muri Sunrise, babanje ngo kumwicaza mbere yo kumuha akazi. Bamubwira bati Seninga, look, mu Rwanda byari bigoye ko hari indi kipe ubu yakwizera ngo iguha akazi kubera reputation ufite muri shampiyona. Tugiye guha akazi ariko ari nk'amahirwe, nubwo natwe dukeneye ko ekipe yacu igeraho igera, ariko turifuza ko nawe mu by'ukuri wakoresha amahirwe nko kunoza isura yawe, cy'abantu bagutekerezaho muri shampiyona kigahinduka cyane ku bijyanye na kote iri disciplinaire, ibijyanye no kuba nyine waba umuntu nyine abantu bagiriye icyizere uri responsable. Kumutoza ku bakinnyi ntabwo ari umutoza gusa, baba bakwiye gufata nk'umubyeyi, umuroro modo, umu grand frère. Arabyemera, bizeza ko nta skandale n'imwe bazongera kumwumvaho.
barabyumvikana ariko azamo n'amaklose bamubwira ko mwenderere mu bijyanye na disipurine batazatorera kuko urumva ni ikibazo gisanzwe kizwi. Mu minsi yashize ibyo bijyanye no kubura mu buryo butumvikanweho, akenshi burya kubura ni ugusohoka kujya kuryoshya, byagiye biba kenshi, ubuyobozi bukabona report bukabyihanganira bakamuha warning iri verbale kumuganiriza. Ariko ushinzwe imigendekere myiza ya ekipe burya ni team manager, niwe ugomba kubazi ko imyitozo yakozwe, umutoza yari ahari, yego yitwa Juma, abakinnyi batakererewe, nta mukinnyi uje mu myitozo afite hangover, yewe n'umutoza aje mu myitozo afite état de santé iri ku murongo, adafite hangover, atananiwe nyine, agomba kubiripotinga, nizo niko kazi reportinga. Yego uko kubiripotinga Seninga yifashe nkaho ari ukumurega, donc nkaho muri groupe ye n'abakinnyi bumvikana ku byo bakora, bashobora gufata imyitozo bakayimura kubera ko babyinnye baryoheje. Hari team manager ugomba kuripotinga ko ibintu bitagenze neza, uko bakunda na Seninga akaza kubibaza umutoza team manager, wumve komfora aho yavuye akamufata nk'umugambanyi. Donc muri groupe dufitemo team manager ujya kutugambanira ku buyobozi. Ayo ni amakuru ya nyayo y'imvaho, izo ni zandani. Cyo nicyo kibazo ngo barashwanye, ngo baraturana. Juma aravuga ngo njyewe ndi team manager, ko imyitozo yabereye ku gihe, ko mwaje muri tayari mumeze neza, ko imyitozo ni akazi kanjye niko nshinzwe. So kuba natanga raporo ku buyobozi ni akazi kanjye mu nshingano, nzira gukora akazi kanjye neza. Uko gutongana rero n'amagambo no gututsi ngo biterwa byinshi, nibwo team manager kuri okaziyo ebyiri yabirakariyemo, bararakaranya bikomeye cyane, ngo bafatana mu mashati baranigana. Aho byari kuwa mbere, aho ni kuwa mbere byari bari ku inshuro ya kabiri, bwa mbere ntibyavuzwe, ariko kuwa mbere noneho baraniganye pe, abakinnyi bareba itayu ku tayu, ishingu ku ishingu, barabakiza. Muri uko kubakiza rero barabakijije. Icyo gihe abayobozi ba Etincelle ntabwo batekerezaga ko bari mu mwirukane burundu, ko baravuga ngo dufite sezi igiye kurangira, ari mu mwanya mwiza wo kutugumisha mu cyiciro cya mbere, birashoboka, ntabwo turi umwirukane, twamuganiriza, twamuhagarika umukino umwe, ariko arakomeza dutoza. Byaje no guhumira ku mirari kwa gatatu Seninga yafashe ibintu bye, barimo gutegura match, aragenda. Nta muntu n'umwe ubizi, incomunicado niko bavuga mu Cyesipanyol. Aragenda rwose, incomunicado arabura. Nuvuga ngo yagiye harangiye inama n'abayobozi. Yego wari amaze kuba inama, ariko yaganaga bamwe n'ibyo bintu bya discipline babiganiriyeho. Urumva umuntu ngene ndi wambaza amakuru muri Etincelle, umwe mu bantu rwose b'indani, urumva arambwira ati inama yarabaye, ansaba n'imbabazi. Urumva asaba n'imbabazi, asaba abayobozi imbabazi, nabo ba team manager bose n'abantu muri Etincelle benshi n'abamambure, atasaba imbabazi imbere yabo. Ati ibyo ngibyo birangiye, ati asigara, urumva yifatira akantu gake gake, urumva inama yari irangiye, kamanyinyamo pole, arangije afata ibikoresho bye arataha, ntawabwiye, nta ruhushya, nta kintu na kimwe. Seninga ejo yarikinze, ejo yashyize hanze amacati y'abanyamakuru benshi, arimo aragaragaza ko yagiye asaba uruhushya, asobanura ikibazo ko byagiye bigenda byose, ariko ntababuze, kandi mu rugo iwanjye hari ibibazo, ahantu hamwe hagaragara abayobozi bamusubiza kuri WhatsApp. So ukibaza, ese kwari gutanga abagabo ziriya chats, ese baramusubije barabisiba, ese byagenze gute? Iyo wenda ni verisiyo ya Seninga ikenewe. Seninga ni umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga, ahari azanyuraho ajye kuvuga, kuko biragoye ku mutoza
udafite ekipe Ariko- biragoye ko yabona okazi yo kuvuga kuko ntabwo nyine ajya muri ariko press ashatse conference. no kuvuga yanavuga abantu bakumva n'uruhande rwe Nyine, icyo ko ni yavuze- umutoza uri professionnel icyo yavuze yakinyujije muri za ndani Kuko- urumva ntekereza ko yari gutumiza nka press conference aho kurekura gufata chats za whatsapp screenshot za whatsapp burya ntabwo ari ikintu kiri liable umuntu yakoresha kandi umuntu ntabwo nabisoma ntabwo nabikoresha nka source chat za whatsapp come on wabwirwa n'iki se niba ari wabwirwa n'iki se niba ari we cyangwa niba ari byo seningana umuntu ukwiye nayo igihari- kuvuga bya nyabyo akavuga ikibazo gihari igihari ni uko izo za ndani mutanze ni nabyo perezida yavugaga muri interview ayo ni Avuga- amakuru avuga ati- n'amakuru y'imvaho vraiment avuga ati Ibibazo byabaye. hari raporo nyinshi twahawe y'ibitagenda turaza kwicara nka komite dufate umwanzuro ukwiye icyo bakoze ni ukumuhagarika by'agateganyo igihari kuri seninga inosa nta muntu n'umwe ushidikanya ku bushobozi bwo gutoza cyane pe nta ushidikanya kuri seve ya seninga na etenseri nayo ubwayo iramwubahira ko yayikuye muri zone ya relegasiyo aho yayisanze kuko rega no kumugarura nuko bari bafite ibyo bashingiraho kuko si ubwa mbere yaraje si ubwa mbere yaratoje etenseri seninga inosa ngira ngo ibibazo agenda ahura nabyo ibyinshi niwe ubyitera cyane cyane nyine urumva hari nk'ibibazo bidakwiriye muri 2025 umutoza ushwana na team manager kujya guhora umuntu kwenda ko gutangaho amakuru kandi ari akazi ke kandi ari akazi ke wowe wagakwiriye kubyirinda cyane ko n'ibyo bintu twabikomejeho amakipe yose yanyuzemo mu Rwanda ikibazo cyari kimwe reka nguhe nk'urugero rw'ibintu biba muri ekipe ya seninga biba ahantu hose anyura sinzi niba no muri Djibouti bitarabaye seninga ni umuntu kugira ngo abakinnyi batabifata kumva umutoza abari umuntu ugomba gutanga urugero mu bakinnyi niwe ugomba gukondana abakinnyi ababuze wenda bareye basinze niwe ugomba kubahana no kubakondana kugira ngo rero bitaza mu mwuka mubi iyo asohotse agiye kurya ubuzima ntajya agenda wenyine yemerera abakinnyi gusohoka bamwe mu nshuti ze z'abakinnyi bakajyana kugira ngo hatame ikibazo cyo kuvuga ngo barandeze byagenze gutya seninga ni umuntu niyo imyitozo iba saa 3 za mu gitondo cyangwa saa 2 ashobora gufata imyitozo akavuga ngo turakora ari mugoroba gusa mu gitondo ntidukora biturutse kuri hangover biturutse kuri hangover urwo ni urugero rw'ahantu hose yanyuze hano mu Rwanda byagiye biba so icyo kintu kwizigira team manager aramutse adatanze amakuru kuri icyo kintu ntabwo aba akwiye kwitwa team manager nta kintu yaba manager kuko iyo mibereho yaba ari umufatanyacyaha iyo mibereho nka club ntabwo ishoboka nta club yakwihanganira ko muri iyo mibereho byabaye muri za Sunrise byabaye muri Musanze FC noneho biba no muri covid muri guma mu rugo abakinnyi ba Musanze FC babaga muri camp ababa ahantu hamwe kuko bije kugaragara ariko polisi yamufashe yabashyize muri boot abakinnyi yabafungiranye basohokanye that was unbelievable kuba ikintu cyabaga muri 2020 rero kikiba muri 2025 ukanakizira muri 2025 ntekereza ko ibyo gusobanura kuri iyo ngingo kwizigi usanga usigaranye biki bikunda kugorana kubera ko deja uba waramaze kwiyambika nyine iyo sura kandi bitari bikwiye gusa seninga n'umuntu w'umugabo ufite kariyeri nziza mu gutoza akwiriye kubikoraho ubwo etenseri nayo iraza kujajinga hamenyekana niba yongera kugarurwa mu kazi cyangwa niba ahagarikwa iyi mikino 5 bakarangizanya amasezerano biragoye iyo adasohoka mu mwiherero baramuhaye uribuka ejo ndimo ndatanga amakuru kwizigira mbabwira ko batamuhagaritse burundu yari maze kuvugana n'abayobozi ba etenseri baravugaga ngo ikintu cyo gusohoka guteka ipi yo kitaba bikaba ari ayo makimbirane gusa yego twashobora kumuhagarika umukino umwe kuko ntabwo wakora amakosa ngo ntuyaryozwe yego utangiye gutuma groupe igaragara nk'idahanwa nyine akaba gutanga libertinage ariko bari bafite gahunda yuko agomba gukomeza gutoza imyitozo donc imikino yose isigaye ariko ikintu cyo guta akazi none se ubwo ashobora kuba yagataye rega burundu ashobora kuba yagataye burundu ikibaho rero ni ukumureka agata burundu adahari ekipe yatsinze ibitego 3 ku busa batsinda Musanze FC
batsinze n'imikino nk'ibiri ntekereza ko cyangwa se bagatsindwa bakanganya undi bashobora konfirima sezo yabo ko baguma muri diviziyo ya mbere. Yego. So ntekereza ko rero nta byinshi byo kwirukaho bisigaye muri Etincelle. Ubwo se nuko ejo bundi njye tuganira nyuma ya match ya Rayon yambwiye ko reputation afite ibyo avugwaho muri league atabyicuza yewe n'ibyo afitemo uruhare, avuga ko nabura ekipe mu akazi hano mu Rwanda yabibwiraga yambwiye ko nimbura akazi hano mu Rwanda, amakipe hano mu Rwanda kuko wenda batanyizera abona ntavugwaho rumwe, nzajya gukorera hanze nta kibazo, amakipe azanyifuza ni menshi. So ubwo rero urumva we ni uwo mujyi arimo gutwaramo ibintu kandi n'uburenganzira bwe.